Basha ni nazo byiza. Amen. Amen. Nimba na magambo se teori bayitiki na magambo ni teori na magambo. Udi teori sinzi nimba na magambo. Nirindi jambo wenda birenze kuba magambo. Ariko nimba ari ibintu tugiye bitari zo gushira muri pratique warabibwiye. Harabatangiye muri za mirongo itanu. Harabatangiye muri za mirongo iri bahaye bumva amagambo. Ngo bije kugeza iri yakubarandika aravuga ngo kitukabe gusaba ngo bukunda gusaba ngo ariko tubi ngo gushira mu kogisha. Amen. Igihe mwarimu ni ugomba kuba intangarugero, ariko niba ngombwa nyine tuzashaka uko abarimu baba intangarugero kuko nta bundi buryo dusigara. Rero turakomeza n'ariya magambo, reka tuje mu gitabo cya Samweli wa mbere. Turakomeza n'ariya magambo niyo turi buze gukomeza n'ubundi kuganira. Ubushize twari ko tuganira ijambo ry'umusaraba rivuga ngo umuntu natikorera umusaraba we ngo akurikire ntabwo ari umwigishwa wanjye. Uko siko kuri ijambo ry'Imana. Umuntu natikorera umusaraba we ngo akurikire ntabwiriye kuba umwigishwa wanjye rwose. Samweli wa mbere igice cya 30 turahera ku murongo wa 6. Samweli wa mbere igice cya 30 turahera ku murongo wa 6. Ariko turaza kwishimikiriza ndagira ngo turaza kwishimikiriza cyane burya hari ikintu Imana izinyuramo mu munsi wose hari kundi Imana izishaka inzira nyine kandi yarangiza ikayibona kuko Imana ntiyabura inzira. Turaza kongera kwishimikiriza kuri iyi ndirimbo inyuza hanga. Harageze igihe kitari cyo kuvuga ariko hageze igihe cyo gutegeka. Nimba tugeze ku mwanya wo kurenga amagana tuba tugeze mu mwanya wo kugira gutegeka kandi izo utegeka ukizera ko Imana yagize ko Yohana yarazanditse aravuga ngo sake dutera gutinyuka imbere yawe ngo nuko tuzi neza ko kutumva ngo kandi kubera kuko tuzi ko kutumva ngo icyo twasabye ngo tuba twarangije kugihabwa ngo kuko tubisabira mu bushake. Iyo twategekeye mu bushake bw'Imana, Imana ishyira mu bikorwa ibyo tutegetse bikubahisha abareba bacu. Samweli wa mbere 36 tugende. Aravuze ngo maze Dawidi arababara cyane. Yego. Kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Wenda dusubiye inyuma gato abaza gusoma muri mushaka muhere ku murongo wa mbere aha turasanga intambara y'Abameleki batera umugwa. Ba Dawidi bagiye kurwana bagiye mu batabaye mu yindi ntambara. Hanyuma igitero kiraza noneho kibatukiye kinjira mu mujyi cyangwa se kinjira mu muhana. Ndetse mu mudugudu. Muhana ndagira ngo ni igihugu. Okay. Biraza byinjira mu mudugudu ngo basanga nta mugabo n'umwe umurimo. Muhana witwa Sikurati. Barawutera. Muhamara kuwutera bafata inka, bafata abana, bafata abadamu, bafata ibintu byose byari muri uwo mudugudu barabirangiza. Ngo barangize barabitwara. Ngo barangize batwikana amazu. Abandi bagiriye ku rugamba ntibaza amakuru. Babarutse bazi ngo baratashe baratabarutse. Iriya bagiye bazi ngo urugamba rwagenze neza naho kumva ikindi gitero cyabaturutse ndabaturutse. Mumenye ibitero shumiye. Mwirinde ibitero shumi. Satani afite ibitero shumi muri iki gihe. Urimo kwerekera aha nawe agaturuka.
agaturuka urundi ruhande. Waforera ahangaha washyiramo imbaraga zose, nawe kumbe nawe yaguturutse inyuma akakurasa. Kandi yamara kukurasa, yamara kukubona neza neza kuko agushikiriye kuko akurari, yamara kukazengerera ukazengerera warangiza aho kumenya kuko watewe ukaza wibwira ngo uracyari mu mwanya, nawe kumbe waratewe nta ruhaye ubwe. Abandi bazababona gusa wayikoresha twagaza twita tukira abana mu marché siri plus, ukaguma ukagira gutya gusa, abandi bakagira uri kuragenda, nawe kumbe uri kurazengurukaho wawe, uri kurazengurukaho waruri, nta ntambwe n'imwe wigeze utera, uracyari hahandi gusa. Hari ibitero shumi. Ayo niyo magambo tugiye kuganira, ariko turashaka kuganira ijambo rivuga ngo ubwo tumeze uko bimeze, ni ngombwa kuko dushakisha kugaburirwa ibyacu zanyazwe. No kubishaka, no gushiramo imbaraga kugira ngo dushake kugabura ibyacu zanyazwe. Komorera nuko Dawidi n'ingabo ze 6 maze Dawidi arababara cyane, yego, kuko abantu bavugaga ngo benda kumutera amabuye, abantu bose bari bafite agahinda. Umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'abakobwa, ariko Dawidi yikomeza kuwiteka Imana. Aha hariho amagambo nubwo iki gitero cyari cyaba, ariko turaza kugaruka wenda ku magambo agera kuri 3 cyangwa 4 Dawidi yakoze uyu munsi. Bibiri yavuze ngo ijambo rya mbere yuko tugera kwinjira muri iri jambo, Bibiliya yavuze ngo abantu bose barababaye, kandi buri muntu wese ababajwe n'abana be, ababajwe n'ibindi bintu byo zagiye, ariko ngo barangize bose uko bangana bagahindukira bakaja gutera Dawidi amabuye. Ese reka mbabaze, Dawidi niwe wari wabanyagishije? Dawidi niwe wari wabanyagishije? Nk'umugaba w'ingabo bari biringiye ko purani yari yatanze, atanga purani yo gusohoka ngo arangize yibagirwa umunani. Kuba tubwiye ngo tuje kurwana iriya gituma utasize abarinzi bo kurinda urugo. Bose uko bangana ngo batangira kureba, batangira kumubwira bati abantu byo bazaba guhinduka. Imana yigeze kubabwira ngo nibahaguke bave mu gifuti maze gukora ibitangaza 10, bose barabibona, babibonesha amaso, ariko ngo bagere ku nyanja itukura bagiramo bari bamaze no kwambuka inyanja itukura, babonye igitangaza cy'Imana, Imana yaciye mu nyanja, bose barambuka, bararirimba baravuga ngo kera bakwiringiraga Imana bari mu mahoro, baravuga ngo tugufite twakwifuza n'umurengezi, imisozi itararemwa, isi itarabunga, uhereye kera kose Mana wahoze muri Imana. Barayigira ngo Mana umuyaga ushuhe uje ubuturinde buzatubera ubuturo ngo budashira iteka, ariko ngo bigire imbere ngo babura amazi, babwira Mose ngo uraduha amazi yo kubaza bamera abantu. Haleluya! Niko bamera buri gihe, niko baza bamera. Baramuhindukirana baramubwira ngo nuko bijya twabibonye, ariko uyu munsi turashaka kuduha amazi. Mose akabwira atari ko ndakura amazi he muri ubu butayu, nihe nakura muri ubu butayu? Baramubwira ngo urayita izo ntibiture, turashaka amazi. turashaka amazi. Uko bigenda bizamuka bimanuka, turashaka amazi. Mose babwira Imana. Haleluya! Mose abwira Imana, arabwira ngo uko abantu bamereye nabi ndagira gute? Imana iramubwira ngo kugira ngo nerekane kuko ndi Imana,
dufite imana dufite imana dufite imana reba dufite imana dufite imana nyamana dufite imana rurema dufite imana izitaba dufite imana itazi gutererana dufite imana izirambura amaboko yayo zose bigakora ikarikajya munsi y'ukuboko imana iramubwira ngo fata iyo nkoni muhanyuma utambukane n'imitwe yo n'abantu bose bahagarariye imiryango yose ko ari 12 ngo hanyuma muzenguruke mu ngano ngo nurangiza utambuke wegere ruriya rutaro ukubiteho amazi araza uracari y'amana ivuga bikaba uracari y'amana itegeka bigakomera uracari y'amana ivuga bikaba uracari y'amana itegeka bigakomera uracari y'amana ivuga bikaba uracari y'amana itegeka bigakomera. Haleluya! Bwana sifiwe. Bose uko bangana ngo bikiririza icyarimwe babwira Dawudi ngo ntiwatanze plani neza ngo bashaka kumuhindukirana ngo kugira ngo bamutere amaboko kandi Dawudi nawe yari yababaye abana be n'abagore be nabo bari bakiye n'imitungo ye. Dawudi ngo akora ijambo rya mbere ngo nubwo izo zari bimeze gutyo ariko ngo yishimikiriza ku Mana. ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye yikomereza ku Mana ye nubwo imiyaga n'amajwi maremare n'ibintu bisuma ariko muri ayo makuba yose arushaho kugira ubutwari arushaho kwegera Imana arushaho kwinjira mu Mana. Nikomeze kugurutari n'abandi hose n'umusenyi n'abandi hose n'umusenyi nikomeze kugurutari n'abandi hose n'umusenyi n'abandi hose n'umusenyi. Ikibazo kiri mu kuba ni uko ibibazo biri mu kuza aho guhungira ku Mana ugahungira ku mufuka cyangwa se ugahungira ku mafaranga ukavuga ngo konte ubu kimeze neza nta kibazo nzagira. Abandi bakavuga ngo uko ngifite umuryango ungana gutya nta kintu na kimwe cyongera gute, nta kintu na kimwe cyumvungabanya, nta kintu na kimwe cyumvungabanya. Abandi bakiringira Bibiliya zivuga ngo Dawudi yarabiriza aravuga ngo bamwe bashabiringira amagana, ngo abandi bakiringira amafarashi. Ngo ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka, tuvuge no gukomera kwe. Izina ry'Uwiteka Imana yacu tuvuge no gukomera kwe. Muri ibyo bibazo byose, muri izo ntambara, muri ayo makuba, Dawudi ngo akomeza kwegera Imana. Uko ibibazo bihaye bisuma, uko ingorane zihaye ziba, Dawudi agasa n'udahaye uzungu, akavuga ngo jewe icyo ndi gukore ndakomeza kwegera Imana. Iyo ibibazo bibaye uri mu kwegera iki? Cyangwa wahekeye gusa mu magambo, nawe uri umwe mu basakuza, nawe uri umwe mu mishugi, nawe uri umwe mu mahwa ahayahanda abantu. Hariho abantu benshi umuze mubona abantu tubana tugendana tuturana, ariko burya bose ntabwo aba ari inshuti zawe. Siko bimeze se?
kuko inshuti yawe ni kuvuga neza aho utari ariko ujye ukubwira ngo uri inshuti akagusiga muri kumwe muhagararanye ushaka kuzamurebe neza ushaka kumenya inshuti niyo ishobora kuguhagarara ikagira iki kuvugaho mutari kumwe. Naho babandi bavuga ngo n'ubundi twari twaragowe ntagende neza ko atari bo umwishe se waretse akigendera ko atari bo umwishe kareka kagenda neza nyine. Yewe mu byago no mu mahoro mu ngorane nyinshi n'iki tuzatwegera n'iki tuzatwisunga. Yesu mkizo kone ari Imana twisunze. Hari Imana twegereye kuyegera kuyirinda mukiza datawe kwitegereza siko gutegereza abantu kandi kwizera siko kwizera abo tuvukana nabo mu miryango yawe nubwo baba bakomeye nubwo baba ufite icyo batezemo ariko reka nkubwire hari umunsi umwe wo kwimukira hari umunsi wo kwibagirwa nimba namuzehe ushobora kukwibagirwa akihana kwibagirwa kereza abo muvukana uwo kwaba bakwibagirwa tubatekereza kuko ubu nabo ariko hari Imana tuzatwegera iyo twayegereye izikazaho nayo kutwegera. Bibiri zivuga ngo nimwirukane Satani ngo mwegere Imana nayo izabegera. Murwanye Satani nawe azabaho ariko cyane muzamwegera Imana. Dawudi umunsi umwe yigeze gucumura Imana yamubwiye ngo ibi bintu ntubikore. Dawudi ngo abirengaho arabikora ngo amare kubikora Imana yamuyohereza umuhanuzi Natani iramubwira ngo genda ubwire Dawudi ahitemo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ahitemo umugiga y'iminsi 3 izabarimbura ikabamara. Icya kabiri ahitemo inzara y'imyaka 3 bahaye baribwa n'inzara bahinga ntibeze inzara ikabari. Icya gatatu ahitemo kuja ku rugamba nawe akaneshwa kuko abandi bazabaneshwa. Dawudi ngo arasumva ariko atari ibi binyobwa byose ko biri mwe uko mwumva iki kintu ni icyendo kitabo hitamo inzara iki bishoboka abaturage bazoribwe n'inzara imyaka 3 abo baturage sizabashobora nipitamo umugiga nayira biturimbagura bitumare hitemo ku rugamba jewe Dawudi wamenyereye gukubita abantu bose bagahunga niba nanje neshwe ku rugamba ati ibintu bishoboka aravuga ngo ngiye guhitamo kimwe aravuga ngo Imana ndayisi kuko nayiye ngiye kuyihungiramo ndayinjiramo hanyuma iyo yonyine inyigiki abo kuja kwishwa na zamuka ndayihungiramo ndayinjiramo ariko abandi bantu bari baramenye Imana ese muza gusobanukirwa n'Imana ye Imana ishubahiro haleluya iyo bakubwiye ku Mana ibintu zose bizabikunda. Iyo wegereye Imana nayo izikwegera nari maze kubabwira mu kanya ngo iyo wamenye urupfu rwa Yesu ruzarutsiga ibyaha iyo wakiriye Imana ukinjiza muri wowe ukakira Imana igatura mu bugingo bwawe Imana izayimura ibindi bigirwamana zose. Reka nkubwire Imana yanga guharika ntiziharikanwa. Imana yanga ishari ntizirwanya ishari. Iyo uyimuye izisohoka ujya mu mutima w'umuntu habamo intebe ibindi habamo intebe zibiri habamo intebe imwe gusa imwe iyo wimitse Imana izayima ikicara muri wowe wayimura ukimika Satani Imana igahuka. Wegereye iki uzasoma urwandiko rw'Abaheburayo ruzavuga ngo twegereye
twebwe ntitwegereye wa musozi ariko ngo twegereye amaraso y'umwana w'intama w'Imana ngo avuga neza kurusha yawe. Dawudi ngo muri ibi zose, muri izi ntambara zose yegera Imana. Ja ku ijambo rya kabiri. maze Dawudi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati Yego, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawudi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati kurikire izo ngabo nzazifata. Ijambo rya kabiri. Dawudi amaze kwegera Imana ngo aravuga ngo nta wundi nugisha inama. Ndaje kugisha inama Imana, niyo je kugisha inama. Imana niyo ishobora kungira inama y'icyo igukore muri kino gihe. Siro wangu ninde turi mu kugisha inama muri kino, ninde cyangwa reka deke kuvuga twese, buri wese ninde uri mu kugisha inama. Burya ibintu mureke babwire, burya ibintu uzishimye uzatuzisha twenyine. Mwari mubizi burya baza bakuvuga ariko bakakuvuga ariwo wabihaye. Iyo wabihaye barakuvuga. Nimurasoma igitabo cy'Abami kizakivuga ngo uriya mudamu si umushunemu-kazi, wa mudamu w'umushunemu-kazi ngo avuye aje kureba Elisa, ngo aje kumureba umwana yapfuye. Elisa yari yamubwiye ngo azabyara kubera ibikorwa byiza yari yaramukoreye, ngo amare Elisa amusezeranya umwana ngo arangize aramuha, ngo amare kumubona bukeye umunsi umwe nk'umwana ageze ku cyarapfa, ngo amare gupfa wa mudamu aravuga ngo nta wundi nta handi nosha. Turi kumwe? Reka mbabaze, turacyari kumwe? Ntabwo mureke tureke kwirukanka cyane ariko tube nk'abaganira mu mukagira Imana. Aramubwira ngo nta handi ndi buje, nta wundi muntu ndi gusanga, ndasanga Elisa wamuha. Niwe nibubaze impamvu yoza kumbesha akambwira ngo umwana arahari kandi umwana yarambaye umwana w'igifu. Ari umudamu umwe n'umukobwa, igihe abashima bakora kuri muhanda, uyu muhanda umanuka Kacyiru wika ku Kinamba, bariko bawusubiramo muri iyi minsi yashize. Abashima nibo bari babakora. None ngo arangize aza gushaka umukobwa w'umunyarwandakazi wahandi wacu, aramushaka. Bamare kumushaka bazana n'umwana, bamare kuzana n'umwana, noneho ngo uce manda yabo irarana. Birabwire aramubwira ati ndatashe ariko ningera mu rugo nzakoherereza tike, noneho muze mwembi n'umwana, nta kibazo gihari, muzasanga nabateguriye. Umudamu ati sawa. Ise ngo agende, umugabo ngo arenge wa mwana ararwaye. Kabiri keza umwana agize gute, arapfuye. Ngo amare gupfa, noneho wa mudamu wa mukobwa aravuga ati ikibazo kibabaje cyane ni ugushakwa n'umushinga. Kumbe n'abana babo nabo ni ba pirate. Nabo bazo ni ba pirate nk'amatelefone yabo ni wa mudamu abwira Elisa, aravuga ngo ndaja kwa Elisa nigute yobereza umwana pirati. Umwana wo kurwara umunsi umwe akama uwo n'umwana nyabaki yamavuga ngo ntiyabwira umugabo. Nari mbabwira ijambo ngo iyo twihaye abantu, iyo tubihaye baratuvuga. ahura Elisa ngo amarangiza aturutse kure, aramubwira ngo abwira Gehazi wirukanka uje gutegurira mudamu umubaze ikintu cyabaye, kuko yabonaga ukunda hayagenda akabona afite ikintu kiri ku mutima. Gehazi yaba yiruka ngo apfe gushika gutya ngo bahure mu nzira, aramuhagarike. Wamuhagarike ati mwaramuze yaba ari mwaramutse yaba ari mwiriwe, ndagira ngo birengize tubwira amasaha bahuriyeho. Bimeze bitese mu rugo, uramahoro ati ndamahoro, umwana namahoro ati namahoro, umugabo namahoro ati namahoro, nta kintu na kimwe cyabaye mu rugo. Kandi asize umurambo. Arizo muzamubwira Gehazi aho gusenga Imana, muzamubwira Gehazi amakuru. Uzi noneho bizabaye wanje
ngo n'umugabo yananiye, ngo n'umuntu abana bananiye, ngo abakazana bakavuga ngo banyirabukwe babananiye, arinda kunanira mufite inzu zibiri, akunanira gute? Abana barinda bakunanira n'abawe wabyaye bakunanira gute? Abantu bavuga ngo bavuze kandi aribo babahaye amakuru. Turi umunyamakuru w'iwawe se watanze amakuru, barimo kumugurikira ku murongo wa BBC iwaje bimeze gutya parararara, mwakurikiraga mukiza byane. Ijambo rya kabiri Dawudi amaze kubona izo zose abwira umutanzi, aramubwira ngo pereza efodi, numara kuyimba ikindi ndi bukore ndaje imbere y'Imana nibaza impamvu y'ibi bintu. Niba uri mu gutekereza kuja imbere y'Imana, niba watekereje kuza gupfukamira Imana akayibaza impamvu, ari ndirimo nagaza numva mukakandirimbira kera kiri umwana muto ashaka kuryama neza, yanuhagiye akansiga kandi ibingibi bizagikotora amavuta meza yinka kandi azagikotora mubeshabesha abantu cyangwa mufite nagaza nyuma akavuga ngo icyongereza aho yaraye ngo nkapfukama akayisenga ngo nkayibaza ngo icyo yahoye ngo nkayibaza icyo yahoye umutima bashakaga kuvuga Imana rurema. Basanze abakuru bazavuga ngo yirirwa ahandi bigatahirwa, ariko si ngombwa ngo yirirwa ahandi, kubera iki twemera se ko yirirwa ahandi? Yakwiriwe iwacu ikanahara, iza kudutura umuruho, iza kudutura umuruho se byagenze gute? Mwigeze mutekereza kwambara umwenda w'igiciro, kwambara imbaraga z'Imana, ukambara imbaraga z'Imana, warangiza ukaza ugapfuka mukabaza Imana ukayibaza ngo Mana, kubera iki kibazo? Kubera iki izi ngora? Kubera iki ibi bintu bindi kugenda? Ndabizi ko hari abashobora kuba babikora, ndabizi hari abashobora kuba babikora mu maboko, ariko harageze aho abantu baje inama mukegera abatanzi mukababwira ngo muduhe fodi tugere gute? Tugisha Imana, tuje kugisha Imana inama, Imana igira icyo tubwira, Imana igire ijambo yovuga kugira ngo tumenye icyo tugenderaho. Turabushe kuma kugenda kujya gusa tubatagira tutazi iyo tuhaye tuja, ariko hari ukuntu Imana yovuga, hari ikintu Imana yotwibira ibanga, hari ikintu Imana yoba kiduhishurira ikavuga ngo nimunyura. Imana iziyobora abantu, Imana izibabwira ngo nimunyura aha, ikakuyobora. Yigeze kuyobora umunsi umwe intumwa bakesheje ijoro nta kintu na kimwe bafashe, irababwira ngo nubwo mwakesheje ijoro ariko noneho nimunyura aha, hanyuma mugere iburyo muri mugere ibuhengeri mutegure urushundura. Uko hari ahantu ibintu biri, Imana yo kubwira ngo tambuka wegere hariya nuhagera urabibona. Sinzi ko turimo kumvikana. Hari ahantu Imana izibika ibintu gukira. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, ambwiriye umumaro aziba ibukumbi. Hariho ahantu yewe, hariho mukiza we, hari ahantu habaho n'ukuri kw'Imana. Mose umwe wabagera yahuriye na Eliya, aramubwira ngo nimusiga aha hantu mwese ndagaruka none mpagusange. Eliya aramubwira ngo ntugire ubwoba, genda ubwire Ahabu urahasanga. Hari ahantu Imana yo kurangira, hari ahantu iyo umaze
aramubwira ngo izawe nugera hari urongera bigaruze. Dawudi arayibaza kwese no kurikira bari abantu ukandemerera kuko nubagarura. Imana yamubwira ngo bakurikire. Ngo kandi urabafata. Ngo kandi izo bageze zose ngo urabigarura. Izo bageze zose uragira ngo urabigarura. Nta wundi wakubwira bene ayo magambo usibye Imana rero. Turashaka kumwe. Amen. Turashaka kumwe. Amen. Ugende ku ijambo rya gatatu madege tuzoze. Arabasubiza ati zikurikire. Yego. Kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 Yego. bari kumwe baragenda. Bageze ku kagezi Besori. Yego. Abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza. Izindi 200 zirasigara. Zari zirembye bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Nushaka kuhagararira aho ngaho tuvuga iryo jambo rya gatatu. Weka bakambuka abari basinziriye. Weka bakambuka. Akambutse mwese. Mwebwe mutukuye ibingi. Bageze kuri Besori. Bananiwe rero gute? Bananiwe kwambuka. Bananiwe. Ijambo rya gatatu. Dawidi mumaze kwegera ijambo rya kabiri ngo aje kugisha Imana inama yambaye umwenda wa efodi. Ijambo rya gatatu Dawidi aravuga Imana inemereye ngo baguhaguruka. Ndashira mu bikorwa icyo Imana ivuze. Ngo yegera ingabo arazibwira ngo nimuze tujyane. Abakozi amaze kuvuga ngo Dawudi avuze ngo tugende. Mureke tugende. Uyu mugabo sarire Dawudi agira amanyanga. Mu bagabo bagira amanyanga ababa. Yagiraga amanyanga atarabaho. Yagaza ko inyanga rimwe ukamubwira ngo noneho Imana imufunga noneho imwice imubayo. Ariko yarangiza akaba kandi umugabo wagaze ukora akantu yagakora gutya kakamba gakubita ku mutima w'Imana ngo pa kakubita Imana ikamivuga ngo kubika imbabazi zo kubabarira ikindi gihe. Sinkubabarira gusa uyu munsi ariko kubikiye n'izindi nzakomeza kukubabarira n'ikindi gihe uzacuma. Kuko yagaze akora akantu yagakora Imana ikamivuga ngo kariya nakukoze. Manshi na kariya nakukoze nakemeye. Dawudi maravuga ngo ubwo Imana inemereye ngiye guhaguruka mbabwira ingabo ngo nimuze tugende. Ingabo ngo 600 zihagurukana nawe. Ngo bagihaguruka yamabasha imbere umugabo w'intwari ntazagendera inyuma ngo nukubera kuko arafashe. Oya azashimbe abapasiteri bari mu baza gusoma ngo kubera ko ari abapasiteri wazoza bohereza gusa ngo bayumve. Haguruka musenge cyangwa bibananye. Umwe asenga umuyumva uzahaya asengera iki? Umuyumva nyine ko arasenga ngo abo umuyumva ko arasengera se ko arasengera intama mwahawe kuragira nizahaya asengera. Ntabwo ikwaza ruba rukihabaye iyo wamaze kuba hari ibyo ugomba kubazwa ushinzwe. Ntabwo ikwaza ruba rukihabaye. Nta zubahiro nta kuzamuka cyangwa kumanuka n'ukwemera ugashyira mu bikorwa. Sajya hano n'abayiko batoza basenga nabo benshi nabo batoza basenga kandi bakavuga ngo nabayumve niho muri n'ibyo utazurete reka ubwira abarinzi batoza barepeta ni bakeya ariko babaho uwo maruko kumukabanika ku bitabo
uzubasiba bakongera bakagaruka ko barakugoye. Ahagurukana n'ingabo 600 ngo baragenda ngo baje kugera ku kagezi kitwa Busoko 200 ngo zinanirwe ngo barebe ko kikihanga. Ari abantu benshi bari mu gucika intege no kuvuga ngo abo twagenda uriya ngo none se ngo konditeri ngo na perezida ngo daheri ngo namukiza ngo ari perezida ngo yabivuyemo ngo naje nyine ngo naje ndagiye. Uzonanirwa ku kagezi, uzonanirwa kwambuka akagezi. Akagezi Besori kazakunanira kwambuka. Kandi usoma Bibiliya kari akagezi ndagira ngo ko gutera intambwe ukakambuka. Ariko kubera kunanirwa, kubera amagambo, kubera ubugambo, kubera ibibazo, kubera ingorane, kubera kuzomba, abantu bari kugenda bashikugera ku kagezi akamananirwa. Hari amagambo Yesu yavuze ntihagire yasomera. Hari amagambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 22 umurongo wa 28. 22 umurongo wa 28. 22:28. Amagambo Yesu wayavuze. Yaravuze ngo nimwe mwagumanye nanje. Nimwe mwagumanye nanje. Twihanganana mujo nageragejwe. Mubigeragezo zose nanyuzemo nari kumwe naje. Ntimwigeze mundeka, ntimwigeze musika, ntimwigeze mundeka kunanirwa. Ari umunsi umwe yigeze kujana Petero na Yohana na Yakobo aravugira ngo niko ndabona ibibazo byamaze kuba byinshi, none nimuze tuje gusenga. Baragenda ngo bashike ngo basiga ahantu guke. Aragenda ngo yigira nawe ngo yigira kahari. Rega ngo bigize uvuga ngo ahantu umuntu yotera ibiki ngo ashike arapfukama arasenga. Wagaruke asanga baya yemi muzageze ukumeke ko murabona igesho kubyama no gusinzira. Ati none ubone mukambuke asubiyeyo ngo agaruke asanga kandi bagize gute basinziriye. Asubirayo ngo aje kugaruka bwa gatatu asanga basinziriye. Arabwira ati nabimenye namenye ibyo kuri nimwe mwagumanye naje. Kwihanganana muzo nageragezwaga zose. Yego nanje babikiye ubwami. Naje yabumbiye. babikiye ubwami. Naje babikiye ijuru. Naje babikiye ibihembo. Nibo babandi Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo aravuga ngo nimuze mwebwe mwijire ab'Imana yatoranyije kuva kera. Mwijire mu bwami bwa Data ngo kuko ariko ni mugari bashoye. Haleluya! Warasifiwe. Arabwira ngo naje babikiye ubwami. Hari icyo nabateguriye. Hari ubwami nabateguriye. Hari umurwa nabateguriye. Hari umurwa w'amahoro nateguriye muzabamo. Hari ubwami nateguriye muzabamo. Utari ubwami bungana n'uburesha n'ubugisi. Kugira ngo muzajye mumwe mwegereye ameza yanje mu bwami bwawe, kandi muzicara ku ntebe z'icubahiro mucira imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Ohera kuri uwo murongo wa 28 nta kibazo. Icyakora ni mwebwe mutantereranye. Nimwe mutantereranye. Igihe ahangaha turavuga aya magambo abantu bakayumva. Nimwe mutagize gute? Nimwe mutatereranye. Nta bintu byo kwigerageza wongera widananiwe ukumva kwayo wongize icyumweru cyose ubundi mu kazi. Musinigeze n'umuka none ushakora ngo mushaka undi ngo waba agiye kubikora akabara bikubita kuri Madiga kamavuga ngo ubu ngubu ejo bundi ngo dufite ikizamini kandi uko nta kizamini
nta kizamini gihari, ariko akamavuga ngo dufite ikizamini usinorwa ngisika, ariko akageza ibesere kakaboya abantu yewe kugira ngo batere ya ntambwe bambuke. kukubwira gusa ngo ukure amafaranga 1000 cyangwa 2000 cyangwa 100 uyikuremo utanga agaciro, ukamuvuga ngo ndabanishe 1000 cyo kugura isukari, ntabwo y'abantu bari kageze besoro. Gutera iriya ntambwe biragoye kugira ngo abantu bambuke, biragoye. komeza. nuko rero bateganyirije ubwami naje data yaramuteganyirije kugira ngo muzarye kandi munywe dusangirira mu bwami bwanjye, maze mwicare ku ntebe zacanye mucire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Hari ibintu bimwe abantu baza bavuga nacamurikiye mubeka munamuka mu ndebe abambaye munsi namubaye kera, ariko ubu ngubu ntabwo mbaye mubi, ariko nimeka munamuka mu ndebe. Ari amagambo aba mu muhanuzi wa Daniyeli aza avuga ibintu bibiri, akavuga ngo reba mu gice cya 11 ku murongo wa mbere biza bivuga ngo bamwe bazazukirwa gukorwa n'isoni, ngo abandi bazukire ngo ubugingo buhoraho. Ariko bashaka kugira ngo babwire iriya mizuko nubwo baza bayifatanya ariko ntihuye. Umuzuko wa mbere w'itorero niwo Yesu yavuze ngo umunsi impande izavuga, abapfiriye muri we nibo bazatubanziriza, nibo bariya bazazukira ubugingo buhoraho, bahurire mu ijuru n'abazaba bariho bamusanganire, twinjire muri ya sherehe y'imyaka 3 n'igice n'itatu n'igice, hanyuma tumanuke ku musozi wa Mizeituni, twinjire mu ngoma y'imyaka 1000 tumaze gutsinda urugamba twarwanya aya muri kiriya kibaya. Kristo azaba ayoboye urugamba, niturangiza ubwo rugamba tuzinjira mu ngoma y'imyaka 1000. Nitumara kwinjira mu ngoma y'imyaka 1000 tuzategeka. Ese kugira ngo umuntu baha muki tuzategeka mu kwimana, tuzategeka, tuzicara ku ntebe z'abantu, dutegeka isi. Ibingibi muhaya mubona ngira ngo ni abadindiho abatembe bazabasanga aho badahamenye neza, bakavuga ngo aya mazu ukukere barangije kwitora amazu yo mu muji, barangije kuyitora bavuga kuko ngo ari ayabo, bamwe bitoye kwa Ruhangura, abandi bitora za Kibagabaga. Ariko reka mbabwire tuzinjira mu ngoma y'imyaka 1000. Nitumara kwinjira mu ngoma y'imyaka 1000 Kristo azaba ari niwe uzaba ari supreme, niwe uzaba ari perezida wa repubulika. Natwe abakoze neza wariyo kutumu kwa pendo, abakorana gurukundu bazahora bagira gute, bazahora bamuhimbaza, azatuzamura namara twambika amapeti. Bamwe bazaba ba generali, abandi bazaba ba ministre, abandi bazaba abadeje, abandi bazaba bikurikiranye n'imirimo wakoreye hano muri iyi si, bikurikiranye n'izo wagendeyemo, bikurikiranye n'ukuntu wakoze. Aho tuzabona, aho tuzasangayo, tuzaza dusangayo abantu, dusange bambaye amanyenyeri, dukubita amasayuti, tuvuge ngo haleluya, bavuge ngo dore ngaba bakoze neza, nimwishyire mu bwami bwa Data ubwo Imana yadusezeranije. Ariko nashakaga kuvuga reka icyo nari kibuze gusobanura ngo basobanurire hariya muri buriya bwami, ariko umunsi tuzigamira ubwami bw'Imana. Ariko narishaka kugaruka akagezi Besori zawo ahagurukana n'ingabo 600 bo bakigera ku kagezi 200 zirananirwa. Yesu akavuga ngo hariho abagumanye naje, hariho abemeye kugendana naje, hariho abatarangerera. Ukundi urimo kwitambika ubu tigeze kubwira abantu umunsi umwe arababwira ngo najega nubwo muzamubona ngo atana beti makuru
mu makuru pembe na pembe ngo nazani muji ungaye pe nasambera nubwo mubona amaye kwitabura amaguru hirya no hino ariko ganaje kundu mu Kristo ariko ganaje nasenga atanda beta kama kolo mena sambera ukundi mu kwitanga Amai mundu bakamubwira kuja gukoropa ngakorope uko ikintu ntagikore zo mamugara aretse kunaniza mamugara aretse kumunaniza akagezi besori kukamuka ni ikibazo gutera intambwe kugira ngo wamuke kariya kagezi icyatumye kariya kagezi kananira abantu kwambuka Bibiliya ivuga ngo iyo ukambutse iyo uteye intambwe gusa ukakambuka aho niho uzusanga ivy'Imana yakurikiye komeza gira dusoza hanyuma basanga umunyegiputa ku gasozi bamuzanira Dawidi abona abambutse bamuha umutsima arajya sibyo abarimo gusoma ntimubona ko arabambutse bandi y'abandikira bari bagize gute bana niwe bagize basiga bananiwe basiga batsinzwe n'ubanza bananirwa ntibibuka imbaraga zibarimo Bibiliya ivuga ngo uri muri jewe ngo araruta uri mu bisi ntibibuka kuko bafite imbaraga z'Imana zo gutegeka iyo bisubiza mu imbaraga bakongera kandi bakabwira Imana amagatima dusubize mu imbaraga ariko kubera kuko hari ahantu uzugenda ndagira ngo nabo Kristo yarahagaze navyiringiro ngo babonye kuko ngo bibagoye ngo baravuga ngo reka tuganire ngo kuko nitaganira hano ngo turasinziye bari bageze ahantu ngo bagira ngo batambuke bagenda gutya umuntu bakazagenda asinziriye hariho ahantu uzugera ibitozi bikakubangamira bikanga kuko uzume wageze ku kagezi beso bawugiye kwinjira mu masezerano ariko satani gakuta Kisha azamenya neza azamenya kuko izawo bigiye kugira gute azamenya ko bigiye gucamo akama kwitabika akagutega ibitutsi akagutega indwara akagutega umugore akagutega umugabo abatagaza bakubwira nabi bakakubwira nabi abatagaza bakagutuka abo mutaziranye yaje kukubwira ijambo akarigigura ukazugira ngo ukaritekerezaho iminsi 10 utarasubira kongera gusenga wazugira ngo usenge rya jambo rikamba rigira gute rikakwitabika ariko izo zose nibizaza bigira uje bikakugomba gutera intambwe ukambuka ukinjira mu masezerano hanyuma basanga umunyegiputa ku gasozi bamuzanira Dawidi bamuha umutsima arajya bamuha n'amazi yo kunywa kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amaseri abiri y'inzabibu zumye amaze kurya asubiza umutima mu nda kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atajya atanywa Dawidi aramubaza ati uri umugaragu wande yari yeneza nuko yari yeneza iyo wambutse beso iyo wambutse kariya kagezi uzubasanga umuntu utazi akakugaburira wambutse kariya kagezi murumva namwe umuntu asigaye uzana kano kameza iyi si inkombe y'uruzi iyi si yindi umwe asigaye hano umwe ari hano
undi ari hano uri hano kera huye n'umuntu atangiye kumuhereza umutsima amuhaye n'iki kindi amuhaye n'imbuto amuhaye n'iseri y'iki mufadika amuhaye n'iseri amasera abiri y'imizabibu iyo twakijijwe neza Imana ibafashe mu mwuka kabisa niko natekereza ko murimo kumva niyo mpamvu nagabanigeza Haleluya kugira ngo mutaza kuguma ku uzubasanga umuntu utateganije utaruzi ko wogira gute ubona yarangiza akamatangira kukuvura iki amavunane agatangira kukugaburira agatangira kukumara inzara kandi uwo muntu ni umunyamahanga tuwategerezaga kuko muzi wamubona ako kantu kubera gusa kuko wateye intambwe ukageza ku rwego rwo kwihanganira ibigeragezo ukageza ku rwego rwo kwihanganira ibidashoboka ariko ugatera intambwe ukambuka Mana ya Israheli we Mana y'Isirowamu Mana twabonye ku manywa y'ihangu izuba riva Mana twabonye mu kabiri umwijima warucuze twarakubonye wa Mana twarakubonye Imana isitegeka abami n'abatware ikababwira kuja kugaburira Manuel batazi aho mvuka n'aho mba batazi mama na data batazi ibibazo zanje ngira ariko Imana igategeka inyoni Imana igategeka abatware Imana igategeka abakomeye nawe izitegeka abandi bakaza bakakugaburira abo Imana izizana bose uzumenye iyo bavuye ariko none reka mbabwire ahangaha ngeze ndashaka kugira ngo mwese byari mutongera gusinzira wongera gusinzira ndaguhamagara mbaye seriye kabisa ndagutambutsa hano imbere nimara maze ngwereze mikoro ubanza umbwira ibyo urose kuko ntabwo ugomba gusinzira gutyo udahaye werekwa ugomba gusinzira gutyo udahaye werekwa se kandi niba udahaye werekwa ubwo nyine ufite aho wagiye niko abaza bagutumwaho ubuze iyo bavuye ntuzubira ngo tukabona baraje kandi umunsi umwe icyo gihe nakoze impanuka mumare gukora impanuka kandi isa naho igiye kumbabaza ndivuza maze kwivuza noneho maze ntangiye gukira nyine neza hasigaye gusa nk'udusebe hari hasigaye nk'udusebe dutoya ndetse yo baraza arambwira ngo akeneye ko tuja mwivuga butumwa nabwo ndiko mbaye mbona tarakira neza toye nibukira warakize nta kundi wakira ndabwira nti rero reka nkubwize amafaranga yose nari mfite narayivuje amafaranga afite wamusigara uretse kuje mwivuga butumwa kubera ko wabuze amafaranga none ndayakurahiye arambwira ngo mwino tutembere mu mwanya Pastor Kamusora araza turatembera turagenda mu buzima bushika turakatariya kuri n'umuhanda uyuzuja mu gashekero ngo tuje kugera hari imbere twinjira mu nzu y'umupapa wahabaga ngo ni Ezra Kanimba twinjira Kamusora tubera mu ndetse twinjira hano kwa Kanimba tubasuhuza twinjira ngo tumare kwinjiramo baradusuhuza naho habaga mu cyumba cy'amasengesho hariho umukobwa ugize iminsi 3 ahaye aseka ngo twinjiremo tukiya dusuhuza bwakanimara tubera ngo simashaka ko mbagirira icyayi ntabwo gatari twatwiza no gusa kubasuhuza none ko turagenda toya nimwicare tubagirire icyayi kurya tukikicaye wa mukobwa yamasohoka mu cyumba cy'amasengesho aravuga ngo ngize iminsi 3 mpaye senga Imana yambwiye ngo wowe Kanimba uhereze muri bano bagabo bari batatu uhereze uyu mugabo itike yo kuja mwivuga butumwa kandi baravuga icyo cyari kibazo
ibiza bigusaba ko wambuka. Bwana se. Hari ibiza bigusaba ko wambuka. Ukagera ku Imana yageze ko. Zagera ko yaravuze. Zagera ko yaravuze. Uko Imana taruhu. Imana yasezeranye niko ndashaka kugira mu masezerano y'Imana. Hariho amasezerano Imana yasezeranije, ari amasezerano Imana yavuze. Haleluya! Hari amasezerano Imana yavuze, hari amasezerano, hari Imana yananditseho, hari Imana yakuvuzeho ubwe papa na mama batabizi, ariko hari Imana yavuze. Hari amagambo aruta ayavuze Imana yavuze. Igikenewe gusa ni kimwe, nuko duhaguruka tukambuka akagezi, ntiducike intege tutarambuka. Reka gucika intege, reka kunanirwa, tera intambwe ambuka akagezi, uhure n'uwo Imana yaguteganirije. Arahari kandi ariteguye, arashaka kugira ngo numugera arakugirira neza. Zakugirira neza, sinzagutanga, sinzaguhana, erekuru wanjye, erekuru wanjye nukutabyemera, erekuru wanjye yo si Imana. Igikenewe ni ukwambuka, ni ugutera intambwe tukambuka akagezi Besori. Mureke tuvaho turi dutera intambwe, twaye gucika intege, twaye kunanirwa. Amagambo nimuyareke nimuyavemo, ayavuzwe yaravuzwe, ataravuzwe nimuyavemo. Igisigaye ni kimwe, dutera intambwe twambuke. Ese uko ndi kumwe n'abantu bonaganira namwe umuhaye mundi, dutera intambwe twambuke. Hakenewe kwambuka. Reka nani shaka ko wambutse abantu baje imbere kugira ngo tugere ku twambuke. Twambuka kabisa. Bintu byakageze, hari ibintu birabitse. Hari ijambo tukaza dukoresha kera tukiri abana, twavuga ngo twambuka, ngo tugera hari ngo turinjira mu gahisho. Turinjira mu gahisho. Kinyarwanda kitavuga ngo mu ruhisho nageze gute, nari naruhishi. Hari Imana iduhishiye, hari uruhisho Imana iduterekeye, hari isi Imana iduterekeye. Iyo ugeze aha ngaha ukagera ku mwanya wo gusohoza, iyo ugeze aha niho hahandi abari inzira kuba turi imbere, niho uzugera ku mwanya wo gutegeka, niho uzugera ku mwanya wo kuvugana n'Imana, ukazuganira n'Imana, ukazinduka. Mureke babwira gusenga, ntimukaza musenga mwari mwihanukira cyane ngo niko bikunda. Oya, uzuganira n'Imana ko wayo uganira na data, uganire n'Imana ko wayo uganira na papa. Imana ni data. Siko maze kuturirimbira aba hafi ndetse buri munsi, kandi ajanganira ubuntu bukwiye, ajanikorera imitwaro. Niwe data kandi niwe Mana. Nguko uko ajatunga buri munsi, ajangamira muri izo zose. Buri munsi azapiki, azapfa imbaraga. Wicika intege, bwira Imana igusubiza mu imbaraga wambuke, wiguma hakuno. Wicika intege, wisigara hakurya. Ambukana n'abandi turashaka kwambuka, ntugasigara urangaye, ntukareve. Abangara bazavuga ngo yareve akotika. Ariko ndashaka kugira ngo bareke kureba iyo telefoni, utayigira nicyo kibazo. Kuba yifite ni byiza, sibyo? Kuba yifite ni byiza.
iyo atajya kuyigira ahubwo cyari ikibazo ushaka ko twakayimura ariko kuba ifite ni byiza kandi gusona ntabwo telefone ikoze igitangaza mureke kuyireba ni mu ntebe dusoza Bwana asifiwe Bwana asifiwe tuambuke harageza aho dutera intambwe tukagira gute tugize iminsi twatuzenguruka Imana yigeze kubwira Abisirayeli yababwira ngo iminsi maze nimufunira ngo babivuze iminsi tumaze twatugira gute iminsi tumaze twahe tugira gute tuzenguruka kuri umusozi gizeho irahagije tutamuke twerekeze kasikasi izo guhora tuzenguruka aha biragoranye birananiranye tugomba gufata indi direction abayobozi nibadufatira izindi direction nimutange iyindi plan yo kongera kandi kurwana urugamba twinjire mu rugamba nyarwo hanyuma nitumara kwambuka tuzotangira gukora ivy'Imana ishaka tuzatangira gutegeka dutegeka imisozi urwandiko rwa Efeso igice cya 3:20 bizabivuga ngo ibasha gukora cyane ngo ibiruta izo twibwira ngo nizo dutekereza ngo kuko imbaraga zayo zidukoreramo twebwe tuhagarara muri izo mbaraga z'umusaraba tugahagarara munsi y'Igorigota idasubirwamo warangiza ugategeka umusozi ukawubwira ngo wa musozi we shinguka umusozi uzushinguka Imana iziduha imbaraga barasifiwe Imana iziduha imbaraga iyo bambaguruka tekinati mureka barebe Imana iziduha imbaraga iyo ndi imbaraga z'Imana noterwa tekinati no gutaka murengeza kamuteruza ukuboko kumwe hari imbaraga z'Imana kuno kamanira kuki amambu teruza gusa aka kaboko kamwe nta mpamvu yo kwirwa nigora no kukubwira gusa ngo shinguka ukamushinguka izina rya Yesu warangiza kamufatira hano kandi ntugwe hasi twarariye neza umuntu wari ijambo ry'Imana umuntu wari agahaga tare yo kurya ese mugira retare yo kurya ariko turakeneye kuko twamwe kandi twarageza aho tugomba gutegeka tukinjira muri izi mbaraga z'Imana twarangiza tugategeka soza gatutu reka dusome Dawidi aramubaza ati uri umugaragu wande kandi uturutse he nawe aramusubiza ati ndi umuhungu w'umunyagiputa umugaragu w'umwameleki maze iminsi itatu databuja antaye kuko nari ndwaye hari abandi bantu nabo bamwe bagiye batakara kubera kuko batawe biturutse mu bindi bibazo abakagombye nabo kubazamura no kubafasha nabo bagira gute barabata basigara bamangamanga aho ngaho iyo ntibanageze ndagira ngo barambutse ariko ngo bagere iriya ntibamenye izo bambukiye ntibamenye icyo bagomba gukora kandi barambutse kakageze ariko badingadingira muri ako kagezi twari twateye igihugu cy'abameleki abameleki nibo bari bateye cy'abakereti cy'ikusi n'icy'abayuda n'ikusi bwa Karebu dutwika Sikuragi Dawidi aramubaza ati wanja imbere ukangeza muri izo ngabo muri isi ko ukangeza muri izo ngabo mambo reka tuvuga wonje imbere ukangeza muri izo
kandi yaramaze kuziyemeza kuko ari bagize gute ko ari babikoze. Dawudi yari kubabwira ngo nimuhite mugira gute muhite mumwisha mu murambizi, ariko kubera kuko Dawudi yashakaga yaramaze kugisha inama Imana aravuga ngo ntimumwice, ahubwo nimureke tugire gute mureke mureka tushimira dushore atugeze muri izo adushorere atugeze muri izo muzamujana n'abandi abo mubana mu nzira, abo muzamushorerana, abo muzamujana kurwana ubwabo. Hari abantu benshi bagiye bari inshuti nyanshuti, ubu bageze ku nshuti mbi. Hari abari mu nshuti, hari abageze mu nshuti mbi, kandi buri gihe inshuti mbi irakwangiza. Ubundi muzamubwira inshuti z'abapagani kubera mugirira inshuti z'abapagani kubera ari ibintu bimwe zagaza biruka ikabera abantu bakabitinga, ariko niba umuntu muvukana n'ubwo muvukana ariko ari umupagani ntimuhuje, ariko mudahuzwe, ari inyama mugomba guhuriraho, ariko kandi ntimugomba kusikana kuko hari izo ashobora kugusiga. muravukana kitubatandukanyije, niba gukora umuryango muzawukora, ariko kandi ugomba kumugira inshuti ngo mwisiritaneho. Uzaja kwitera hejuru yakugejeje muzabamo, nutamuhindura bazagira gute bazaguhindura. Mwakaye ibintu, mwavuye mu bintu, abantu babana mu nsengero, rimwe na rimwe bataza bavugana, rimwe na rimwe batagirana n'ubushuti, batagirana n'ubushuti. Yesu ndabivuga ndatinyukaje, umwe akerekereye undi akerekereye, muzohuza ryari kugira ngo musenge, muzafata umugambi ryari, muziregerezanya ryari. Aba bahungu baza bagura za fanta zari muzamugura fanta n'amata, muzamuyagurira abantu abandi muzamuyagurira. Tugiye kureba abo muzamuyagurira, uwo usanga babyeyi mwebwe muzamujana n'abandi, ni bande mubana? Abo bita ngo ni compagnon de vie, abo mubana mufatikanije, uzubona mugendana, warangiza ukavuga ngo muzi ukuri abangaba ntibashobora kuntererana, turi mu rugamba nabo ntatantera ubwoba, ukavuga ngo iyo ni inshuti nyanshuti. Iyo nshuti ni ubuhe? Nigeze kubivuga umunsi umwe ngo nashatse ko utabyakira neza. Wowe uje no guhaha, uje guhahira kuri mugenzi wawe, ahubwo ukaja guhahira ahandi. Icyo si ikibazo. Turi mu rusengero rumwe, niba afite busheri kubera iki mwese mutoyiyoboka, niba afite umuceri ntimuzamurya imiceri, muzamuyirya. Ntabwo uzi ucuruza umuceri hano? Oya, ntabwo. Uyu munsi inani igiti cyaguye kabisa. Kubera iki mutazamuhahira ku bandi? Imwe mu nshingano, imwe mu mahame yazamuye Isiraheli ni ukuvuga ngo nusanga w'umunyisiraheli ari icyo ugomba gukora cyose ugomba kugikorera iwe. Niba ari no kurara, tuja kurara kuri hoteli ahari, ari yaranja uburyo bwose bushoboka urare iwe.
yo ni ihame ry'abakirisitu, yo ni ihame ry'abakirisitu. Kubera batarakijijwe nabo akagurisha abandi 13 ubu akakugurisha 12 kubera ko batakijijwe nawe. Noneho kubera ko akakugurisha 14 ubutaha ukamusimbuka garuka ukaja kugurira ahandi. Mwakijijwe tukaja mu muzatera imbere gute, muzagera ku kagezi besori mukamuke ryari, duhure nabi Imana yaduteganirije, twigire mu masezerano y'Imana ryari, mukore neza Imana bazamuha ubucuruzi, mubone izo mukora, mubone ingiri se turiwe kuhamuhara kugira ngo tugire gute ngo dutere hejuru. Asoza arangije Dawidi aramubaza ati wanja imbere ukangeza muri izo ngabo. Aramusubiza ati ndahira Imana ko utanyica cyangwa ko utazantanga ukampa databuja mbone kugeza muri izo ngabo. Nuko aramumanukana basanga bagandaje bajya banywa bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu gihugu cy'Abayuda. Dawidi aherako arabica uhereye mu rukerera ukageza ku mugoroba w'undi munsi. Ntiharokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura ibyo Abameleki bari banyaze byose. Atangira abagore bombi. Ntibagira ikintu babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa, haba na kimwe cyo mu miryango cyangwa ikintu cyose bari banyazwe. Dawidi abigarura byose. Dawidi anyaga amasho y'inka n'ay'intama zabo zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati uyu niwo munyago wa Dawidi. Dawidi agera kuri ba bagabo 200 bari barembye, bakananirwa kumukurikira, bagasigara ku kagezi Besori. Bahagurutswa no gusanganira Dawidi nabo bari basigaye. Abantu bari basigaye bavuze ngo bagize bananiwe, ngo ntibabasha kugira gute, ngo ntibabasha kugenda, ntibabasha kwambuka akagezi, ngo babone Dawudi azanye iminyago, baba babuka bose, baba babukirije ariko baba bazabiho. Abantu bazagicisha ye Imana ikoze igitangaza pasi. Uko Imana yakora igitangaza hano ataba yarinze neza, kuko bavuga ngo twagaza tugusenga, ngo twagaza tugusengera nk'uko twabanaga nawe mu masengesho, ngo kundi twagaza tujya. Dawudi yizaniye iminyago, yarwanye, yahuye n'ibibazo, yahuye n'ingorane, abagabo bamwe bagira gute bose bamabiterera hejuru bati cyo kumusangana. Abantu bagira morale kurusha bagiye kugira gute, kurusha bagiye kurwana. Imana iyo data twibutse, ariko Mana data yakomaze mu kiti akavuga ngo gahunda warangiza ukavuga ngo kari akinjira muri we akagira icyo akora, ariko icyo nkundira abantu bazabama bahindura amagambo bakaba bavuga ngo mukiza wo kureba mutati musa, wo kureba ngo yambaye n'umunyabwenge, kubera ko Imana igeze gute, Imana ikwiyeretse. Imana itarakwiyereka bazabama bagomba kuvuga ngo uri igicucu, ngo dayeri ngo nta n'icyo uzagira gute, ngo nta n'icyo uzageraho, buriya we umuntu agira ngo no gushaka byaramunaniye. Ariko Imana ibaye yigize neza, ngo warangiza bagira gute dusoze. Dawidi ageze kuri abo bantu arabaramutsa, maze abantu b'abanyangeso mbi b'ibigogi bari bajanye na Dawidi, bari baje icyo kintu cy'Imana cyabose mu abo kubigogi, bamwe mu ngabo za Dawidi b'abagome b'ibitayo ririya jambo nashaka. Haya bavuze ngo ni ibigogi, haya baravuze ngo nta ni ibitayo. Ariko ndagira ngo
igipfayongo icyo tubari indega ngo tubari inyuma y'ikigoryi bamwe mu bagabo b'abagome b'ibipfayongo b'ibigoryi bamwe batangira kuvuga ngo bari bajanye nawe maze abantu b'abanyengeso mbi bose b'ibigoryi bari bajanye na Dawidi baravuga bati titubaha kuminyago twinyagiye kuko batajanye natwe keretse umuntu wese twamuha umugore we n'abana be turabahereza gusa abagore babo tubahereze n'abana babo babajyane ariko ikijanye n'umunyago ntibabonaho na gato mukiza aravuze ngo yari afite rezo kazi ariko Dawidi arababwira ati umva Dawidi arababwira ati bene data siko muri bugenze siko mushobora kubigenza ibyo Uwiteka yaduha ibintu byose Imana yaduha akaturinda Imana yaturize muri ruriya rugamba akatugabiza izo ngabo z'abameleki mbese hari uwakwemera inama yanyu iyo nama yanyu mbi ninde muntu woyemera babandi b'abavandimwe za nshuti mbi zazemera bene iriya nama urumvise zazi gusubika buri gihe zazi kubwira ngo uzongere iriya nama uzongera ngo zagira akamatangira kukubwira inama akamatangira kukubwira ngo nawe uzongere ngo nimuzo gushobora nshuti mbi Dawidi arababwira ngo si ukwemera bene iyo nta muntu wokwemera bene iyo nama mbi nama y'abadayimoni umugabane wagiye mu ntambara urahwana uwasigaye ku bintu n'uwasigaye mwobikora tureke za Dawidi twebwe isero wabo twobikora zoroshe bose bagiye mu gihugu Dawidi aravuga ngo umugabane wagiye ku rugamba n'uwasigaye ku bintu yaba bitambamura yaba kivuze ko basigajwe n'intege nke no kwitambika yaba kivuze ko basigajwe n'ibibazo yaba bitambamura aravuga ngo basigaye ku bintu hari ibintu bari basigaye hakurya y'akagezi k'agasozi kazari ariko kubera umutima w'imbabazi aha ni udusore niba udabona ababyeyi Dawidi akaza ko ugakora mu mutima w'Imana Imana iravuga ngo kubera kuko wemeye kugabura n'abayaba iki nacyo kikoze yigeze gukora kandi ku mutima w'Imana umunsi ababarira Sawuli Imana imumugabisha Imana iramubwira ngo Dawidi iki kintu rwose kikoze ku mutima Sawuli we nyine aravuga ngo Dawidi umushije ubutwari umushije no gukiranuka ngo kuko iyo aba ari jewe mbona ari kuba nakwishe wakwemeza ukagabura n'abantu bakunaniye abantu bagaze wiginga buri munsi ngo nimuze mukore bakerekerayo bakabuza ubushobozi bakananiwe nta kintu na kimwe kibariho bakanga bakakwihorera ariko Imana yagira icyo ikora akababwira ngo namwe nimuze mwinshi Joni mune Yesu yumwema Joni mune Yesu yumwema Yesu yumwema Joni mune Yesu yumwema tugiye gusenga ariko ngo nyuma ibi byose birangiye mwumvise ngo Dawudi agarura ibintu byose byari byarangiye uyu mugoroba makumyabiri na gatanu ibyo Dawidi abigira ihame n'itegeko mu Bisirayeli kuva icyo gihe kugeza na bugingo n'ubu kuva uwo munsi kuva muri icyo gihe kugeza na bugingo n'ubu biracyari kandi mu Bisirayeli ko abantu bagomba kugira abantu bagomba kuza bakabana
abantu bagomba kugira umutima ugira kubabaza ukazurenza ukababaye bakakugirira nabi ariko ukagira gute ukababaye uko bababarira no kwipima muje ngo bababarire Daudi yaravuze ngo baza bakururije ngo bakicara ngo bagiye kutuvuga ngo bakagira mu turimo kubaho ngo ariko Imana ihayigira Imana ihayibare akitabira ko ari mubona ukamubwira gukora ikintu agishoboye ariko ntagikora ariko muzamubabara mubareke icyangombwa ni iki wamukakageza ibisoho ko ndashaka ko twinjira mu masezerano y'Imana ko ndabasabira ngo twinjire mu masezerano y'Imana mwanya urageze wo kwinjira mu masezerano y'Imana tegeka bamunyembaraga we tegeka indwara igende tegeka ubuzima bwanje tegeka imitima yinaniye tegeka Yesu nawe Imana tegeka yo tegeka indwara zikireyo. Ndashaka kugira ngo dutekereze kuri aya magambo. Watasifiwe. Amen. Umuntu usize abana bakecuru ariko umuntu wese wumva afite imbaraga nta kibazo cyomubuza guhaba ahabo ufite ikibazo turabizi hari abafite ibibazo abafite ingorane itabemerera kugira ngo bahaguruke nta kibazo ariko umuntu wese byakabaye byiza kuko wahaguruka ariko tekereza kuri aya magambo turashaka ko wamuka numara kwambuka urenge kariya kabisi kamusoro winjire mu masezerano y'Imana tegeke imbaraga z'abazimu utegeke imbaraga z'abazimu zire kuri zawe zanditse abadayimoni baraguteye barakwinjira nigeze kubabwira amagambo maze arababwira ngo hariho amagambo Sawuli yakoze Dawudi ijambo rya mbere yaramuvogereye ijambo rya kabiri aramwinjirana aramarasinga abadayimoni barakwinjiranye barakuvogera ngo barangize bafata ibintu zacu byose barabinyaga bakunyaze ibyishimo tugira ibyishimo mu rusengero kandi uzoba mu rusengero imyaka ibihumbi utaza wishima ariko ubwira Imana muri kino gitondo wimbwire ngo Mana keneye ibyishimo biva kuri wowe keneye ibyishimo by'Imana keneye kugirirwa neza n'Imana hari abandi banyazwa amafaranga hari abanyazwa abana hari abanyazwa indazi zabo hari abanyazwa abuzukuru hari abanyazwa twanyazwa imigisha Imana yari yaraduteganirije twanyazwa amasezerano Imana yari yaraduteganirije hari isi Imana yari yaravuze hari isi Imana yari yaranditse izo zose Satani arazagira gute arabizinga arabitwara warangize aragenda aravyicarira ariko muri kino gitondo Imana yo mwijuru iturangira umunyegiputa namara tugaburire namara dushorere atugezaho izo ngabo zigeze gute aho ziganditse icyo turi gukora ni ikintu gusa ni ugutegeka ni ugutegeka tuzibwire ngo mu izina rya Yesu nimure kuri zacu mwagize gute nimure kuri ese turi kumwe ko ndavuga tukumvikana hari ikintu Imana yogarura cyawe muri kino gitondo urabyizera kuko Imana yokugarurira ibyawe uzanyaze tureka barengereza Imana icyubahiro kujya gusa ariko tubiregeze tucecetse tekereza mu mutima wawe niki Imana yakwiyaze niki Imana yakwiyaze muzamure ibiganza mwabagabo muzamure ibiganza zamura ucecetse niki Satani yakwiyaze Imana yogarura muri kino gitondo hari icyo Imana yogarura muri kino gitondo hari icyo Imana yorema mu bugingo hari icyo Imana yogarura mu muryango hari icyo Imana yogarura mu itorero hari icyo Imana yokora mu itorero ry'Isilamu muri kino gitondo hari amasezerano Imana irimo kutuvuga hari amasezerano Imana yavuze Imana yogarura muri kino gitondo
twishimiye kuko ari wowe Mana yacu twishimiye kuko ari wowe Mana yacu twishimiye kuko ari wowe Mana yacu turemere umunezero wuzuye turemere amahoro yuzuye twishimiye kuko ari wowe Mana yacu twishimiye kuko ari wowe Mana 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 yacu. Haleluya, haleluya. Ugiye gusenga Imana nawe usenge nawe usenge aho bitarimo kugenda urahazi n'abadayimoni kandi twahawe imbaraga zo guhagarika imbaraga zose kunesha twahawe imbaraga zo gucika imbaraga z'abadayimoni imbaraga z'abadayimoni Yesu yazihuriye ku muganga zaheraga avuga ngo abadayimoni batsinzwe ni babandi bazabuza hasi abatsinzwe ni babandi bazabona barya Yesu yatsinze ku musaraba n'ubu ni babandi nibo bakiha kandi baratsinzwe uko barimo kutujya burya ariko baratsinzwe kuzura imbaraga z'Imana dutegeke ko nashaka ko icyo gitero kikubamo ukageza ahantu ugomba gutegeka imbaraga z'abadayimoni imbaraga z'abadayimoni zigomba kuzaza zikubona zigahunga siro wa mumwe nimwige kugera ku rwego rwo gutegeka reka senge data mu izina rya Yesu Mana yo kwizerwa no Mana nyiribihe hari ibyangizwa hari ibyacu byangizwa hari ibyacu abadayimoni bavogera hari ibyacu abadayimoni bavogera imyaka n'iminsi yo kuba mu gisuzumiro iminsi yo kuba mu gisuzumiro iminsi yo gusuzuma iminsi yo kuba muri pikiri iminsi ingana iminsi ishize abantu barimo kuzenguruka kuri uyu musozi abirimayi deta seregeni rozeregeni afurika abiribo ibeni afurika aredeni afurika iki gitondo cy'uyu munsi Mana duhagaze mu mbaraga z'umusaraba duhagaze mu gutwara turategeka imisozi n'udusozi turategeka imbaraga z'abadayimoni Mana mu izina rya Yesu Kristo turategeka imbaraga z'umwijima turategeka imbaraga z'abadayimoni turategeka imbaraga zose za Satani turategeka ibicu bidatanga amazi turategeka ibicu za rutokoma bimundikira turategeka imbaraga zigira zikavogera zikanyaga ariko turaguhamagara nk'umwungeri turashaka kwinjira mu masezerano w'Imana turashaka gukandagira muri ariya masezerano turashaka kwambuka kariya kagezi
waje